Nahangaha twashoreje igice cya mbere, twaje n'igice cya kabiri. Umwana cyangwa se wa muzimu amaze kwihindura umwana mutoya w'umunyeshuri, yaraje asanga wa mwana yicaye ahangaha, aramubwira ati hayi. Umukobwa aramubaza urinde? Uyu nawe aramubwira ati nitwa Jezabel, ati njyewe ati ndi mugenzi wawe, nkaba nkugendereye ngo tubashe twaganira ibyo ku ishuri. Wibuke neza bagenzi, niba wararebye part 1 ntucike ku part 2 kuko irimo ubutumwa bukomeye cyane. Ndabizi mwarayikunze, nzanye part 2 kubera ko mwakunze part 1. Mana nyagasani, umwana yaramubwiye ati nanjye nitwa Jessica. Uyu nawe aramubwira uti witwa neza, nifuje kumenyana nawe, wiga ku kigo nigaho ariko ntago twe tuziranye bihambaye. Ari nako amubwira uti nakwifuza kumenyana nawe birenze. Ati nakwifuza kumenyana nawe birenze. Ubu yaramubwiye uti kumenyana nawe ntacyo bitwaye, ariko sinzi impamvu uje ahangaha, uhabwiwe nande? Ubu yaramubwiye uti ntabwo ibyo ari ikibazo kuba nahamenya. Ati buriya inshuti ni ikintu gikomeye cyane, kandi iyo wimvishemo umuntu kumubwira amarangamutima yawe ntacyo biba bitwaye. Umukobwa yagize amakenga, aramubwira uti ntacyo bitwaye kuba waba inshuti n'umuntu. Umuntu nawe aka kana kahise kamubwira uti humura ntari biryanjye. Wibuke neza uyu mwana ureba ni dayimoni, ni wa mukecuru. Ku bantu barebye part 1, Mana nyagasani, Jessica nawe yaramubwiye uti kuba inshuti yawe ntacyo bitwaye, ariko umuntu aba agomba kugira amakenga. Uyu nawe akamubwira uti ayo makenga ubugira nayo busa, kuko njyewe ni umwana mwiza kandi amasomo yose ndayatsinda. Uyu nawe aramubwira ati ni byiza kumenyana nawe, noneho ndabyemeye. Uyu nawe aramubwira uti Jezabel aramubwira uti ni byiza rwose, nanjye ndishimye, inzozi zanjye zibaye impamu. Mana nyagasani, wibuke neza uyu mwana ni umuzimu. Ubwo yipampaga avuga uti ngomba gukoresha ubundi buryo, yahise akurayo imbaraga, arangije akurayo biswi. Ati njyewe ngira ubuntu, umuntu wanjye ndamuhereza, mba nifuza ko dusangira, mfite biswi, ese naguha biswi tugasangira? Uyu nawe Jessica yarayirebye, arayireba, n'uyu nawe arongera aramureba ntiyavuga, ukamwenyamo, arabyemera. Mana nyagasani yarayimuhereje, Jezabel yarayimuhereje. Wibuke neza uyu mwana ni dayimoni, uyu mwana ni shitani. None amuhaye biswi, yamutegeye mu marinete kugira ngo abashe kuba yamumena umutwe, biranga, none amutegeye muri biswi. Ese ni ukubera iki? Njyewe njya mbabwira ngo mujye musenga, mwongere musenge. Umwana yatangiye gupfundura biswi ngo arebe ko yayirya. Uyu nawe arimo aramureba, nuko nguko ari gutogota, nuko nguko ari kwaka. Arimo arareba umwana uburyo agiye kuba yamurangiza. Nuko nguko Jezabel, nuko nguko ni dayimoni rikakaye cyane. Mana nyagasani, babyeyi mujye musengera abana banyu, mujye mubasengera. Ibintu nk'ibi ngibi bibahushe. Hari uwakinguraga urugi, Jezabel yararebye, hari uwakinguraga urugi. Ese ninde? Mana nyagasani, ni wa mugabo wari wambaye rinete. Arangije aragenda akora ku rugi, akora ku bintu, akora ku kipambasi. Arangije ahita umuriro w'amashanyarazi uhita umufata. Umwana nawe yaraje, yahise amureba, bararebanye. Jessica yarebye uno mugabo, ese uyu mugabo ni muntu ki? Wa mwana nawe nuko yayonze n'umujinya mwinshi, abonye neza, abonye umuntu aje umugambi wiwe. Burya Imana iba ifite ahantu igutabarira, ifite ahantu itabarira bayo. Nuba usenga Imana, ubutabazi bwawe buba bukuriho. Wa mwana yahise ayonga, nuko nguko yahise arahinduka umuyonga. Uyu mwana yagize ubwoba. Wibuke neza
Mana nyagasani wibuke neza atinya umuntu uwo ari we wese. Uyu nawe yaje yivuga, nuko nguko wa mwana yahise ayonga ahita azira muri cya gikecuru nyirizina, cya kidayimoni cyifitiye gifite nuko nguko igihunyira ku rutugu, ariko kivuga uti ngomba gukora ibishoboka byose, ubuzima bwawe ngomba kububona, ngomba kukurangiza mu kanya nk'ako guhumbya. Ariko yiyumva. Mana nyagasani uriya mugabo iyo ataza ka Jessica kari gapfuye kariya kana. Uyu mugabo nawe nuko nguko yaje asatira umwana amureba igitsure. Umwana nawe yagize ubwoba, yaragiye kurya biswi. Arangije umugabo yaramubajije ngo icyo ni igice ufite, ngo ni biswi. Yaramurebye aramubaza ngo iyo biswi yikuye hehe. Yaramubwiye ati iyo biswi yikuye hehe. Ese aramubwira ngo iki? Wa mwana yahise ayonga, yahise amubwira uti ibyo bintu uri kurya narakubwiye ngo wayihawe nande. Yaramubajije nayihawe n'inshuti yanjye twigana. Uyu nawe yarakomeje aramwitegereza. Disi uyu mwana ni papa w'uyu mugabo, niyo mpamvu yahise agira ubwoba. Wa mwana nawe Yesu yongera yigarukira ku ruhande ari dayimoni, akongera akikoza iburyo akikoza ibumoso. Nuko nguko akana kahise kaduhoka mu maso, kahise gacika intege bitewe nuko ibyo kari kagiye gukora kari kubona bitari gukunda neza. Mana nyagasani, satani agira uburyo arwanya abana b'Imana. Yaramubwiye uti nakubujije kurya ikintu cyose utahawe na mama wawe, sinakubujije. Ati warabimbujije dadi. Uyu nawe ari kubireba, uyu nawe akajinyori kari kumurya. Uyu mwana baramubwiye uti narakubwiye ngo ujye urya ibintu wahawe na mama wawe cyangwa njye naguhaye. Yaramubwiye uti itumereze iyo biswi, ituyimereza vuba. Mana nyagasani, ese umwana arayimuha? Umwana ni mwiza, ese kubera iki abadayimoni bamuhiga? Buriya umwiza w'Imana wese, umwiza w'Imana satani bimuhiga, satani bimugendaho intambwe ku yindi kugira ngo ibashe kuba yamuvutsa ubuzima. Umwana yaramubwiye ati se dadi, noneho nkora iki mu mutima wiwe? Imitima yamubanye ibiri. Dadi wiwe ari kumubwira uti mpereza vuba, narakubwiye ngo ituva ngaho ugende uva ahangaha, mpereza iyo biswi. Mana nyagasani yarayimwatse. Arangije aramubwira uti nkubona ugenda, jya gufasha mama wawe imirimo, ntukarye ibintu utahawe na mama wawe nubwo ufite uburenganzira. Umwana yarababaye. Ese biraza kurangira bite? Uyu nawe ku ruhande arababaye cyane. Wibuka uriya mwana, ndajya mpora nkwibutsa, uriya mwana ni wa mukecuru, ni dayimoni rivuga uti ngomba kukurangiza. Umwana bwa kabiri arongera aratabawe. Mana nyagasani, yatabawe na nyina, none arongera atabawe na papa wiwe. Ubu noneho hari aho bigera uretse Imana yonyine, ku yindi nshuro uretse Imana yonyine niyo kwitaba. Ese wowe wizera Imana? Uyu nguyu yaramubwiye uti n'ikindi gihe ntukongere kurarikira ibintu ntaguhaye, ibintu bitavuye mu maboko yanjye. Mana nyagasani, umwana nuko nguko akajinya karamwishe, umujinya waramwishe. Yubura amaso areba papa wa Jessica arenga. Uyu mwana nawe, uyu mugabo nawe arangije abwira umwana ati sori mwana mutoya, ati sori wihangane. Umwana yamwenyemo. Umwana ni mwiza. Buriya abadayimoni baza mu ishusho nziza cyane ku buryo utabasha kuba wabimenya, ku buryo utabasha kuba wabisobanukirwa. Yatangiye kuganiriza umwana ngo ntugire ngo ndakubangamiye mwana muto, twebwe hano tugira amahame nko ku bana bacu. Mana nyagasani yaramubwiye ati iyo biswi nta kibazo, ati iyi biswi nayirira, ati nta n'icyo bitwaye, atariko itariwe n'uriya mwana kuko yaba yishe amasezerano twagiranye nk'umubyeyi wiwe. Umwana byaramuriye
yatangiye kumva ari kuribwa Mana nyagasani. Uyu nawe yaramubwiye ati reka banze agenda ajya mu mirimo, muraza kuba muganira nta kibazo. Yahise aza yicara ku ntebe, reba umwana umujinya afite. Umwana ameze nk'umwana ariko si umwana, umwana ameze nk'umwana ariko si umwana. Mu buryo bw'umwuka ni uko nguko yigira. Ese biraherera hehe? Ese birarangira bite? Niba ugeze ahangaha utarakora subscribe, ndakubwira ngo waracikanwe cyane. Uyu nguyu umwana yaramubwiye uti atariko ati niba ukeneye biswi nyinshi njyewe ndazifite naziguha, kuko iwacu turi abakire, iwacu turi abagwizatunga. Ubu yaramubwiye uti nta kibazo wazimpa, ariko umwana wanjye ntabwo yemerewe kuba yazirya. Mana nyagasani, ese kubera iki? Ni uko nguko umwana, ni uko nguko ari kumubwira uti ati mfite izindi biswi nazizana ariko ukaryaho, ariko n'umwana wawe akaryaho, kuko nizo narimuzaniye. Ese biraza kurangira bite? Umwana arashakwa, umwana barashaka kumwaka ubuzima, abadayimoni babambye. Manahisemo izi filime rero kugira ngo mubashe kumenya uburyo mwita ku bana banyu. Niba uri umwana, niba uri mukuru, ukabona iyi video, gerageza uyisharinge. Umubyeyi ufite umwana abashe kuba yabona isomo, yaramubwiye ati ngiye kuzana biswi nkuhe n'umwana, kuko uramubabaje cyane kandi turigana, kandi akunda kunsobanurira bikamfasha. Mana nyagasani, ese birarangira bite? Umwana yaragiye, ni uko nguko afite akajinyori. Uyu nawe asigara ngaha aseka ngo bagiye kunzanira biswi nyinshi, yanze ko umwana yirya we. Buriya ni uko Imana ifite ukuntu ikora ibintu byayo pole. Yafashe ya biswi agiye kuyirya, yarahekenye yanga guhekenyeka, yarakuruye biranga, ihita iba pararize. Nawe reba biswi umwana yaragiye kurya. Mana nyagasani, reba, yarakuruye amaso avamo, yarakuruye biranga. Ibaze nawe, wa wundi nawe arimo aragenda, nuko nguko wa mwana arimo aragenda, nguko n'undi nawe kurya biswi byanze, arayitegereza. Iyi biswi irimo ibiki? Ari kurirya kumva ni nk'ipamba, ni nk'ikintu cy'igipamba kidakururika. Arayireba arahekenya biranga. Uyu mwana nawe yaje mu mujinya mwinshi, atangira kwitsa imitima, nuko nguko afite agahinda gakomeye. Uyu nawe aracyarwana n'ubuzima. Nawe reba biswi yarigiye kurya umwana. Iyi ngiyi yagombaga kwicura mwana akahita apfa, ikahita umuturitsa. None uyu kuko ari we itatongerewe, iyi kuko ari we nyine itagenewe, nuko nguko yararebye aravuga uti iyi biswi irimo ibiki? Areba niyo ari kurya, abona ni ibintu bitangaje, arongera arahatana biranga. Nuko nguko Imana yaravuze ngo nta ntwaro zacuriwe kubarwanya zizagira icyo zibatwara mu izina rya Yesu Kristo. Niba ukunda Imana, jya muri comment wandike uyu nawe aracyari kwitsa imitima. Ndakwinginze, niba ugeze kuri uyu munota, jya muri section comment wandikemo niba ukunda Imana, uvuga uti amena. Ngewe nzana izi filime, wa mwana nawe yahise ayonga ahinduka umuyonga. Nuko nguko uyu nawe yarakomeje aritegereza, areba ibiri kuba imbere y'umuryango wiwe. Aha niwe wa muyonga w'umukara wa mwana wahise wiyuburura waje nuko nguko wayisuzamo. Mana nyagasani, hahise hazamo wa mukecuru ufite igihunyira ku rutugu, wa mukecuru uri guhiga, wa mukecuru uhiga umwana w'uyu mugabo. Wa mukecuru nuko nguko yaje yivuga avuga amahamba y'ikuzimu. Ariko nakubwiye ngo niba ugeze kuri uyu munota ukireba iyi video, jya muri section comment wandikemo uvuga uti amena. Niba wemera Imana irakiza, Imana iruhura abarushye, Imana ni Imana ku buzima bwacu. Ndakwifuriza kugira Imana, kugira umutima usukuye, Imana ikaza ikawuturamo.
Imana ikaza ikabana nawe umunsi ku munsi. Mana nyagasani, uyu mugabo yatangiye kugira ubwoba, yatangiye kuvuga amagambo, aho iwanjye ni ibiki ndi kubona. Yatangiye kubona umukecuru, nuko nguko amureba, nuko afite ingabo imukingira. Abadayimoni bagira uburyo bwinshi bakora. Yaravuze ati ibi ni ibiki ndi kubona. Umukecuru nawe yatangiye kwipampa, yatangiye kumubwira uti wowe ngomba kukwandagaza. Uyu nawe yaramubwiye uti urakora icyangaha imbere y'umuryango wanjye, ninde wagutumiye? Wowe usa utyo, wowe umeze utyo, va aha ngaho ugende. Mana nyagasani, yahise yirambura. Akimara kumubwira ngo va aha ngaho wowe umeze utyo, yahise yirambura, amera amaboko menshi. Nuko nguko uyu nguyu nawe yagize ubwoba bwinshi cyane, yahise yikubita hasi, yagize ubwoba. Mana nyagasani, yarahindukiye, yahise yikubita imbere y'umuryango. Wibuke neza, ari guhorwa kuko uwo bashaka batari kumubona, kuko uwo bashaka batari kumubonesha amaso yabo. Mana nyagasani, nagira ngo nkubwire, senga wongere usenge. Ibi nicyo kibihima, nicyo kibiramburaho. Uyu nawe yarongeye araza aripampa, abonye umugabo amaze kugira ubwoba, amaze kwikubita hasi. Yarebye uburyo yikubise hasi, mu kanya nk'ako guhumbya, azize umwana wiwe yaragiye kurya. Nuko irikecuru ryaragiye rikora 6 pack. Nuko nguko ibere, nuko nguko ryaripampye, ryavuyemo umwarimu. Mana nyagasani, nawe reba uburyo, reba imbaraga z'imyuka mibi, havuyemo umwarimu mwiza. Wa mwana nawe ari muri salo, arimo arirebera agasobanuye, mbaha ariturije. Ese biraza kurangira bite? Ese biraza guherera hehe? Ibaza ugeze aha ngaha utarakora subscribe. Umwana yagiye kwikangura, iburyo bwe abona umuntu wicaye usutyo. Yaramubwiye ati urinde. Uya mwana Jessica yaramubwiye ati urinde, ati ni teacher wawe, nje kugusura. Mana nyagasani, nawe reba uburyo ajemo. Iriya dayimoni ryarambaye, ati ndashaka ubuzima bwa Jessica, ati ndashaka ubuzima bwa wa mwana. Wibuke neza mu gice cya mbere ryamuteza amarinete, arayasimbuka, riza mu mwana bigana, none rije mu mwarimu wiwe. Nagira nkubwire ngo, narakubwiye ngo ndashaka kuguha impamvu yo gusengera umwana wawe. Nujya ubyara umwana ukamujyana ku ishuri, ujye umusengera. Uyu mwana yakomeje kumubwira uti va aha ngaho ugende, ntabwo nkuzi. Ati ntabwo nkuzi wowe, nta nubwo uri n'umwarimu wanjye, abarimu banjye bose ndabazi. Ubundi se niba uri umwarimu wanjye unyuze hehe ku rugi zose zikinze, kandi hakaba harimo n'inuza n'urufunguzo n'ingufuri? Oya, yaramubwiye ati hoya, ati njyewe nza muri surprise, urabizi ibintu byanjye byose ni surprise. Mana nyagasani, nuko nguko yaje. Umwana yagize ubwoba. Umwana noneho kera kabaye, yaratunguwe, yagize ubwoba. Uyu mugore we nuko nguko aje, ni umugore cyane, ni umunyeshuri. Mana nyagasani, ni umwarimu, yaje mu mwarimu. Uyu mwana ni umunyeshuri wiwe. Umwana akamubwira uti niyo ujya kuza wari kumpamagara, ntabwo wari kuza gutyo gusa ngo uhite winjiramo. Umwarimu yaramubwiye ati tuza, nje kukwigisha, hari isomo ryagutsinze kandi ntabyo wari uzi. Uko dukunda abana rero batsinda, kandi ukaba ukundwa, ufite igikundiro, ufite n'ubwenge, ntabwo dushaka yuko uzasibira. Mana nyagasani, yaramubwiye ati va aha ngaho ugende, ntabwo mushaka. Umwana noneho umwuka watangiye kumukorera, abonye ibintu bidasanzwe, yatangiye guhamagara ati mami, yatangiye guhamagara ati mama, ati ngwino hano. Umwana yagize ubwoba, yaramubwiye ati va aha ngaho ugende, ati sinkushaka, unyuze hehe? Uyu nawe yahise arakara, yabonye umwana amubanye ibamba, ahita arakara. Aleluya! Iyo Imana igufiteho umugambi, nta ntwaro zacuriwe kukurwanya zizagira icyo zigutwara kubera Imana. Umwana nuko nguko aramurwanya, kera kabaye yaramurwanyije, yatangiye kuvamo imbaraga, akaboko katangiye guhinduka nk'ak'inzoka. Mana nyagasani,
Umwana yakomeje ahamagara mama, uko ahamagara mama wiwe aza yirukanka, nuko nguko yaje rya dayimoni naryo rikomeza kwihindura igice kimwe, ukuguru n'ukuboko n'ijosi bikihindura inzoka. Nuko nguko imbaraga zaramukubise, imbaraga ziramukubita koko, zirongera ziramukubita. Mujye musenga, mwongere musengera abana banyu. Mana nyagasani, mama wiwe yaraje yaje areba ibiri kuba, yaje areba ibiri kubera ahangaha. Mana nyagasani, bose bagize ubwoba. Niba ushaka part 3 ndayibaha rwose.